igihugu kiri muri situation nk'iyo abantu bari hangayikiye gusa ngo genza ntibazatuma ntorwa ntibazatuma narebye amaraso ariko arameneka bagashyira hamwe bakabanza bagakuraho ayo maraso abantu bafungwa abantu bashobora no kwicwa byose birashoboka kuko umuntu umwe yapfuye Kinshasa turahamba miliyoni mu burasirazuba muri Kongo se tugarutse gato mu minsi yashize nibwo Sadek yavugaga ko mu kwezi kwa 9 izohereza y'ingabo zizajya guhangana na M23 urabona ibyo byo bikenewe ikintu cyose gihagarika intambara kirakenewe ntabwo kuganira kuko ntabishoboka kuganira ntibishoboka urashingira ku kisi kuganira guteze nkwago uburenganzira ati tugushyize mu maboko ikibazo cya Kongo na M23 agikemura uti banyumviye igihe ashoboye kumva ibyo mbabwira bagira inama yuko iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko bivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare turabasuhuje turabifuriza ibihe byiza badukurikiye reka twizere ko muri amahoro turi kumwe na Dr Rusa Bagirishya dusuhuze abadukurikira muri mu Rwanda abari hirya no hino muri Afrika n'abari ku migabane itandukanye muri Leta z'Ubumwe za Amerika ku mugabane wa Amerika nyine abari muri Europe n'abari muri Aziya n'ahandi hatandukanye tubifurize kugira ibihe byiza Dr Namahoro sava kuri wa gatanu bimeze bite muri iki gihe hari byinshi bihinduka ko situation isa naho igenda yidegrada gusa biragenda bihinduka bibi kandi nibisanzwe mu byitege rwose kubera iki se ngo nibisanzwe periode de crise iracyari kuri pente descendante ntiharagira ko bihinduka birahinduka bigana he oya biracyari ntibiragera aho bigomba kugera en profondeur urabona aya mezi en general abari mu mezi d'abondance en general utangiye kubona rero amakrize mu mezi d'abondance ya mezi de crise tumenyereye murazi ko ari amezi bitangira no kwa 9 umva rero ntabwo wakwitega ngo bizakwe ibintu bitameze neza uyu munsi ntabwo wakwitega ngo bizamena neza muri Septembre kubera iki Septembre uyu munsi ni hari igihe nyine by'abantu barira ariko ejo bagaseka Septembre mwese ni muri Septembre ubwo rafatira ko ari igihe nyine abantu babahinga abandi bagera batecyane nongo ni début y'umwaka Septembre ni début y'umwaka rimwe n'ababwira izaba iba janvier ahubwo abantu batangiye guhinga amashuri atangiye amashuri atangiye inka zitararoprena neza kubera zivuye mu zose ubwatsi niho raba bwinshi en général nous est Septembre no kwezi de crise que ça soit financier que ça soit alimentaire ubwo rero abantu baba basabwa iki asabwa kurya neza yo bafite no kwifata muri aya mezi ntibagasipiye ko ubundi amezi ya juillet kenshi ni gaspillage nyinshi yaba harimo amamariage menshi yaba harimo des rapports sociaux nyinshi gusurana kuko ni vacances kandi urya zira vacances ni consommation icyo bita vacances ni consommation Doctor nubwo rero ari mezi atyo ariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harabura amezi make kugira ngo amatora ya perezida niba azaba abe mu kwa 12 situation yaho urayibona ute mbere yuko iki bituri kwita amatora bizaba cyangwa ntibibe ikibazo dufite muri Afrika amatora bayaha agaciro atakwiye amatora ziniye priorité niko ba pacifique igihugu zira ya masifrage universel ni kintu nacyo giteye ikibazo Afrika dukwiye kwikuramo uziko muri Kongo amatora batangiye kuyavuga intambara ikitangira bakumva amatora niyo bahangayikishije mwese president bamufite
ntugire ngo ni ikindi rero ni rivalite n'abarwanira pouvoir ntugire ngo abarwanira no gukiza igihugu urwanira gukiza igihugu pe importe uriho bakiza igihugu bitera umujinya kumva abanyafrika bahaye agaciro cyane amatora nta gaciro akwiye na gatoya igihugu kiri muri situation nk'iyo abantu barihangayikiye gusa ngo ntibazatuma ntorwa ntibazatuma narebye amaraso ariko arameneka bagashyira hamwe bakabanza bagakuraho ayo maraso iyo hatangiye kuza amarivalite nk'ayo niho hatangira kuzamo n'ibindi utazi abantu bafungwa abantu bashobora no kwicwa byose birashoboka kuko iyo hariyo izo rivalite de pouvoir umuntu wese arikanga ku ruhande rumwe n'urundi gutyo undi nawe abashaka kujena undi gutyo hakabamo utu tubazo kandi hari ikibazo gikomeye bagombye kugikemura bashyize hamwe ko mudashyize hamwe ni ikibazo abantu bashyize hamwe ntacyo batageraho sinzi igituma Bibiliya ibirimo naho hari ibipfuye bitari bikeya ariko hari n'ikintu gishobora kubaha inspiration nk'iyo bavuga iriya turu de Babel umunara w'Ibabeli itari na ndende sinzi ko murayibona na piramide zirayisumba ariko hari ijambo bavuze ati ngo Imana yavuze ati bariya abantu nibashyira hamwe ntacyo batazageraho abaha ngo indimi arazitandukanya gutandukana ko indimi n'uburyo bivuga ni ukudashyira hamwe nta kindi none babyinterprete ukundi ibyo byose nta muntu ari kugera ku ijuru ariko bari kugendera base kuri iryo jambo bakumva ko ubumwe ari ikintu kiri important abantu bashyize hamwe ntacyo batageraho mushyize hamwe ntacyo mutageraho nako mushyize hamwe uwo amahoro barabonetse kera ariko ntabwo hari ngo uyu nguyu ngo noneho nige nzitoza ngo dore ibyo biri ko biramunanira ibindi icyo ni ikibazo kiri muri Afurika hose ni ikibazo ntabwo twagishyira kuri Kongo gusa bya bintu babwira by'amashyaka atacyo tumariye. Dr. none iyo urebye analyse zawe muri aya mezi 5 asigaye ukareba n'ibiri kuba muri Kongo urabona bihatse iki ko abantu bamwe batangiye kugira ubwoba biki urabona nk'abantu barimo barafungwa abandi ari uyu mugabo w'umudepite akaba n'umuvugizi w'ishyaka rya Moise Katumbi ejo bamusanze yapfuye kuwa 4 Kinshasa abantu bakavuga bati niba bimeze gutya hari n'intambara mu burasirazuba ibi bintu intambara ntayo kibabwiye uraba batangiye kugira ubwo uyu munsi baratangira kugira ubwo kubera kuganira pouvoir ntabwo ari intambara ibateye ikibazo abo bantu rero simbona igituma abantu babaje ni umuntu wese atabaye bine bariko barapfa muri iyi ntambara ya Kongo hanyuma akajya ngo uyu mudepite yapfuye Kinshasa abapfuye muri Kivu bangana iki ntaho bavuga ni igiki depite ni igiki abantu bapfuye abantu barapfa buri munsi aho bashyize imbaraga kuri icyo cyonyi n'ibindi bakaba biretse bararwanira pouvoir iyo ni rivalite de pouvoir nta kintu depite yapfuye n'umuntu nk'abandi nabo bariko barapfa bavamo abadepite depite ni umuntu nk'abandi n'umukongore nk'abandi bakongore ariko udakwiriye kwicwa nta n'umwe ukwiriye kwicwa nuko ikisimbo gituma ari we wapfuye gusumba abandi sisa amaraso arangana nta n'umwe ukwiriye kwicwa umuntu afite droit de vie nta n'umwe ukwiriye kwicwa ariko noneho uwishwe wagira ngo si umuntu nk'abandi ntabwo nakwishimira amaraso y'umuntu amenetse ariko ntabwo hariho abo gupfa hari abantu baremeye kwicwa ntibanavugwe hakaba n'abandi bicwa kikaba ikibazo ibyo ni nk'imwe by'abazungu umuzungu apfuye ni ikibazo abantu amerikeshe nta kibazo ariko abandi bishwe n'undi muntu abandi bapfuye c'est pas un problème c'est ça ibyo ni ibintu abanyafrika dukwiye kwikuramo
n'ikibazo cyaje ni mugishyire hamwe ntabwo mvuga ko wamwishagize neza ariko ifari kumukibura yari kubikritika ati byo murimo ni mubereke tubanze tukemura ibi ngibi c'est tout ariko ntabwo ifike kuba alarme ngo ibindi umuntu umwe yapfuye Kinshasa turahamba miliyoni mu burasirazuba. Dr. nari nkikubaza nyine uko ubona situation ni bitari kuba grave kurenza uko ahubwo bimeze. Oya situation iracyariho ntabwo irenze uko byari bimeze ikirenze n'igikize kubera umudepite yapfuye. Kubera ko urabona n'abahoze mu butegetsi ba Kabila n'aba depite bandi birimo birasa nkaho none haje ibindi byiyongera ku byari bisanzwe kubera iyo rivalite de pouvoir. Biriya ntacyo biza nta impact biza kugira cyane ku rugamba nibaza ko perezida wa Kongo ibyarimo ubu ngubu niriya ntambara ararwana n'iyi ntambara gusumba ibyo bindi nibaza ko bitaza ko ntacyo biza guhindura ku rugamba byo ndumva nta kibazo biza gutera kinini. Urabona ayo matora ashobora kuba ayo matora gasingo ngwabi ndabaza gusa probability yo kuba yawe. Oya sinangombwa ntabwo ari prioritaire ashobora kutaba si kibazo je prefer ko atanaba igihe cyose imeze gutyo nsatura batora harimo igice kimwe kidatu byari nko Cote d'Ivoire byo birashoboka nta amatora iyo abazungu bagiye muri Cote d'Ivoire hatoye enkari y'igihugu kandi perezida wataratorwa kandi ibyo twatuye dini faso démocratique ibyo ni bya bindi atacyo bimaze ntacyo bimaze biri abayarwanira ni bande n'aba opoza bayarwanira kubera iki barashaka kuba aba perezida abapfa nta c'est pas un problème. Ariko ubundi abanyafrika barakwiye kuva muri ibyo bakabazwa n'amaraso ari kuri Amerika ya bene wabo ibyo bindi bakabishyira ku ruhande bazayobora abantu batekanye. Urashaka kuyobora abantu ariko barapfa amasasa ariko aravuga nubona n'uriho atabishoboye mufashe mu bishobore kuvuga ngo dore ibindi byamunaniye wowe urakora iki ni rwego Afurika ikwiye kugeraho niba uri kubiyoza ibona hari kimunani nawe muri kumwe. Ese ibyo muri Afurika hari ahantu biba? Afurika nta hantu biba ntaho ndayibona. Oya okay hariho ibihugu kameme bitagira nizo ntambara hari ibihugu biriho nuko atari byinshi ariko nk'ibyo ntabwo wabyumva muri Zambia urumva intambara muri Zambia na Tanzania ntabyo wakumva ariko naho usanga opposition ihari. Opposition ntabwo ari nambiri imwe na rimwe hari iyo opposition na nziza ni complementarité itari rivalite. Ibihugu ni Burayi hose position ziraba ariko ntacyo zitwaye cyuruka mu Busuwisi gusa ntata opposition. Igihugu maze kubona hashobora kuba n'ibindi ariko gihe cyo nzi ni Swiss ntigira opposition. Iki gihugu n'umwe kitagira opposition nta mu opposition haba kuko niba twituje turi babiri genga gutsinda uraba vice president numva ntabuze uri opposition uri vice wanjye ni complementarité. Opposition simbi iyo ari complementarité nimbi iyo hariho rivalite uko murarwanira abantu nk'ibicuruzwa ariko opposition ntabwo ari mbi rimwe na rimwe ikintu kitagenda barakubwira mukagikosorera hamwe. Opposition ntabwo ari mbi rwose ntabwo ari satanique ahubwo bazashake hari amazina bafata atariyo bazashaka ikindi bita biriya bintu bita opposition atariyo ari rivalite hamwe mushobora no kwicana bazashaka irindi zina byita na demokarasi azashakira irindi zina tugendera mu mazina batubeshye atariyo. Dr. muri Kongo se tugarutse gato
mu minsi yashize nibwo SADC yavugaga ko mu kwezi kwa 9 izoherezaho ingabo zizajya guhangana na M23. Urabona ibyo byo bikenewe? Ikintu cyose cyahagarika intambara kirakenewe. Ikintu cyose cyahagarika intambara kirakenewe. Byaba byiza bihagaritse itararinda kuza, aho kugira ngo barinde gupfa bonyine bakihagarikira. Byaba ari byiza cyane batarinde kumeneka amaraso. Ariko igihe banze babaye titi yantese nta kundi bizagenda. Kubera iyo biyantese bakagumaho gupfa ntibihagarara, n'imirimo y'abaturage ntikorwa, nacyo cyaba ari ikindi kibazo. Iyo turi ko turarwana ntabwo victime ari nawe turwana, hari izindi victime collaterale. Umwana wigaga ntabakiga, umuturage ahingaga ntabagihinga, icyo ni ikibazo. Intambara igira sari y'amasasu gusa, igira amaefe menshi mabi cyane. Rero intambara ntawayifuza, uretse no mu gihugu cyawe ntawayifuza no mu gihugu umuturanye. Kandi twebwe abanyafurika buriya turi bamwe cyane. Mu gihugu umuturanye urapfushirizamo abantu. Ariko birantangaza abanyafurika basanga bahangayikijwe n'intambara ya Ukraine gusumba izabo. Ntibanagiye se ngo gushakira amahoro Ukraine n'Uburusiya. Nese Dr. ubona kohereza ingabo muri Congo izaba za East Africa za SADC cyangwa za MONUSCO ari byo bizaba intandaro yo gukemura kino kibazo? Oya, ibyo si za MONUSCO nizihaba. Za MONUSCO nisize ibya binakubwiye mazahindura amazina. Ntuzasubire kuzita ingabo. Ingabo gute? Ingabo zimari ingabo ibihumbi 10 hafi 18 bamara imyaka 20 tuto turiyazo atamahora hari, izo bazita ingabo gute? Inza East Africa zawe nkaza nka MONUSCO iya pas de différence. None zizakoze iki? Icyo gituma izindi zishaka kuza kuko babona izindi ntacyo ziriko zirakora. None sizakoze iki mu byukuri, kuko ibyo namwe mubibona kuba zihagize kandi ntabwo ari nkeya zakoze. Abashije kujya hagati y'impande zihanganye imirwano irahosha. Yarahagaze ukurikije uko tension yarahagaze ntabwo ikirimo. Oya, none se hagiye kugira ngo intambara ihagarare, sibyo? Yarahagaze. None se niba yarahagaze SADC azokora iki? Niba yarahagaze SADC azokora iki? Ese Dr. urebye guhera mu kwezi kwa 3 kugeza ubu ngubu ko intambara ari imeze, urabona uko kimeze? Oya, kuba ngo intambara uko imeze ko kimeze ntabwo biratandukanye ngo intambara yarahagaze. Nuko ngo kuba umubare wapfaga wagabanuka ntacyo bivuze. Oya, bene iyi ntambara ikiriho kuvuga ngo umubare wapfaga wagabanutse, bashobora kuba wagabanutse uyu munsi ariko ejo nuzi uko bizagenda. Kandi gupfa nta numwe kwigupfa. Ntabwo gupfa none wapfisha. Urumva nta numwe kwigupfa. Ntabwo ngo hapfuye bake ni byiza. Kubera icyapfa numwe. Nihagarara abantu bakuri kuko niba bagihari nabo batarwana mukibabona hariya ntabwo uzajya guhinga. Kuko nta kizere ufite. None so ufite ikizere cyo byananiye MONUSCO na East Africa SADC zabishobora? Oya, simvuze simpamije ko izabishobora. Ariko upetante iyo umwana ni upetante nta niyo kondaga kumbwira ngo keswa na paese niki batagerageje. Ahubwo se bagerageje iki? Ntacyo bagerageje. Ntawamenya misiyo yari bajyanye, ahubwo nicyo kibazo. Ibyo bavuze si ko nafishe ntawamenya icyo bavugaga ko ari cyo bakoze, uretse ko bashobora kuba ari nabyo bavuze. Ntabwo bavuze ko bagiye kurwana, bavuze ko bagiye guhagarara hagati. None se bazahagarara hagati jisikaka guhagarara hagati, urumva deja igihugu kirimo abasirikare bangana kuriya, wowe waryama ugasinzira. Nk'ubu Uhuru Kenyatta aherutse kuvuga ko nta yindi nzira ishoboka uretse ibiganiro.
ni kuri we ni kuri we Kenyatta ntabwo ari umukongore wowe ubona hari n'intambara andi nzira sishoboka uretse yo kuganira ntabwo kuganira kuko ntabishoboka kuganira ntibishoboka urashingira ku kisi kuganira guteze umusitwaye umuza afashe imbona muganira kubera iki ni umuturage wawe ntabwo simbura ikintu muganira n'umuturage wawe wakora iki niba byanze ubundi umuturage muraganira muri dialogue naho ari muri opoza ariko ntabwo muganira arasa byaninze arasa n'ibindi bindi nonese Dr. yo abantu na umuturage mu gihugu ufashe imbunda karasa mwene wabo ngo ntabwo yakira umuturage simbona ukuntu igihe simbibona ko nafata imbunda nkarasa mwene wacu ngo ndashaka kuvuganira na leta mbanze nkwice nta sanse ifite ariko bashinja leta ko yananiwe nyine gushyira ku murongo ibyishyira ku murongo gushinja leta ushinja urasa ushinja bica bene wanyu ariko iyo urashyuze ibindi bivuka ntubona nk'ubu ushobora kurasa yewe abo ndasa bariya baturage bakica bene wacu kuko nabarashi bumva ko turi kumwe bagasanga n'abana barapfa baricwa kuko ari bene wacu umva ari icyiza kirimo koko mu by'ukuri nta cyiza kirimo hagomye kuba dialogue ibyo bintu mukavuga muri dialogue nationale mutiriwe murasa uti dore ibi ngibi ntabwo bimeze neza ariko izo Kalashnikov abazungu babaha nizo kutumara nta kindi ese Dr. nk'uwaguha uburenganzira ati tugushyize mu maboko ikibazo cya Congo na M23 wagikemura ute banyumviye igihe bashoboye kumva ibyo mbabwira nabagira inama yuko ibintu byose naho bari duruwa zanjye ziri zita respect nazirekarama ntarashi ata ntambara ibayeho nkabyihurira ndinze aho kwirinda nica nkabyihurira burundu nkazireka nkemera nkazireka none se ko hari uwemera akava no mu gihugu baze ngo bananiwe kurasa aho kugira ngo umene amaraso ya bene wanyu wabireka byose hari umuntu ushobora kukumva akavuga ati nuko atari wowe biriho uya bindiho yo ntabwo nakwica mwene wacu naho byambaho uyu munsi nuba ntashoboye gusiporta kuba muri icyo gihugu nakivamo aho kugira ngo mene amaraso ya mwene wacu isi ni nini n'abahandi amaraso ntamena n'umunsi n'umwe babyumve rwose iyo durazanye nazireka nkabaho ukaba heze ko aho nabaho ntabambuza aho nta numwe wirukana umuntu ngo genda singushaka nta numwe aho wajya hose wabaho ni nanjye nakwirukana njye ntawanyirukana ashaka kunyica nawe namureka akanyica kugira ngo mwice yewe Dr. reka dusoreze aha merci naho butaha merci mwakoze cyane mwakoze n'abadukurikiye iyo habaye ibiganiro murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi itegeko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare